Yesu ashimwe cyane. Murasuzwa na Pastor Joseph Nkurunziza. Ishimiye Imana ko yongeye kuduha igitondo cyiza cy'umugisha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye ko watanze ingabo zawe nyinshi kugira ngo turindwe tubeho kandi twamamaze ubutumwa bwiza. Ndagushimiye kubwa kano kanya keza none duhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Twakiriye Umwuka Wera kugira ngo aze avugane na buri wese uteze amatwi radio, kandi ijambo rigira ububasha rizana igisubizo ku buzima bw'abana bawe Mwami. Umuyobozi wacu mwiza, umufasha, umujyana mu mwuka w'ukuri, umwuka w'imbaraga, umwuka w'ubwenge, turakwakiriye mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Dutegetse buri imbaraga z'umwijima zose gutsindwa mu izina rya Kristo Umwami wabami. Network yose y'abadayimoni kurweho, marembo y'ikuzima kingwe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wabami. Intwaro z'umwanzi zose zisenyuke mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka Imana ko ari wowe uyoboye, bayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Uturi imbere kugira ngo n'ahataringaniye haringanire. Ndabigushimiye kandi ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Nanone turakomeje kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga kugira umwete wo gushaka Imana. Bishize twari turimo tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga gusengera igihugu, n'ubundi turacyakomeje kuvuga ku gusenga, ariko noneho turashaka kuvuga ko dukwiye kugira umwete wo gushaka mu maso y'Uwiteka, gushaka Imana. Dufite umwete wo gukora ibintu bitandukanye hano ku isi kandi tukabigeraho, ariko nanone ijambo ry'Imana riravuga mu Migani 8:17 ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Abantu bose Imana irabakunda, ariko bose siko bazayibona keretse abagize umwanya wo kuyishaka, gushaka mu maso hayo. Reka dusome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12, duhere ku murongo waho wa mbere. Haranditse ngo, nuko muri icyo gihe Umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza, afatana Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Abitorero bagira umwete. Petero ari mu nzu y'imbohe, yafunzwe na Herode, arinzwe n'abasirikare bagoma kumurinda 16, buri munsi arindwa na 4, yambaye iminyururu, inzugi zikinze. Itorero ravuga ngo twebwe igisubizo kiriya minyururu na ziriya nzugi n'abariya barinzi na Herode, igisubizo turagikura mu gushaka Imana dushyizeho umwete. Muri iyi si aho dutuye mwene data, aho ugenda naho ukorera, mu muryango uvukamo, mu rugo wubatse, mu kazi ukora, ahantu hatandukanye, hari igihe witegereza ukabona inzugi zirakinze. Hari igihe ureba ukabona ubuzima imbere yawe harasa naho hari inzugi zikinze. Urashaka akazi ntukabone, urakora ntibikunde, urabona urugo bidakunda, urabona iterambere ryanze, urashaka gushaka ukabona ntibikunda, urubyaro rurabuze, ari inzugi zikinze. Hari iminyururu, hari abarinzi barashaka gutera imbere, hari ibintu bitandukanye bidashaka kugira icyo ugeraho. Ariko ngeka nkubwire ngo imbaraga z'amasengesho zifite ubutware hejuru y'ubwami bwose n'imbaraga zose. Abitorero bajya imbere y'Imana baravuga ngo Herode afunze Petero, ashizeho iminyururu n'inzugi zirakinze n'abasirikare bararinze, ariko igisubizo ntabwo kiri buturuke mu mafaranga, igisubizo ntabwo kiri buturuke mu muryango, igisubizo ibyo byose bifite imbaraga ariko nibyo bitanga igisubizo, ariko igisubizo kiraza guturuka mu gusenga. Maze barangije baratangira. Haleluya. Noneho reka dusome. Bibiliya ivuga ngo ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Yakobo yari amaze gupfa, hanyuma nanone imbaraga zari zishe Yakobo ziriyongeza zishaka kwica na Petero. Abitorero baravuga ngo Yakobo araducitse, ariko Petero ntabwo ari bupfe. Reka duhamagara Imana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Reka dusome umurongo wa 6. Herode yari mu musore iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. 7. Nuko marayika umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyura ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingisha urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Rurabikingurira ubwarwo, barasohoka banyuna inzira imwe. Uwo mwanya marayika musigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye iby'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura amaboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Bari bateranye barimo basenga, barimo bibutsa Imana amasezerano, barimo bavuga ngo Mana waravuze ngo nitugutabaza uzadutabara. None dore Petero ari mu nzu y'imbohe, ariko turimo turasenga kugira ngo akingurwe, asohoke, arekurwe, imigozi yose muriho icike, n'inzugi zimukingiranye zikinguka asohoke, n'abarinzi bamugose nabo bamuva uruhande ze. Barasenga. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo ariko abitorero. Iyo dusoma bino byanditswe nakabarore kugira ngo turebe ngo ibyakozwe n'uyu munsi bishobora gukorwa. Iby'Imana yakoze icyo gihe n'uyu munsi yabikora, kuko mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 13:8 haranditse ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Bivuze ngo ibyo yakoze mu gihe cya Petero n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Imbaraga ze ntabwo zisaza, kandi gusenga bifite imbaraga kuruta uko umwana w'umuntu abizi cyangwa bitekereza. Imbaraga z'amasengesho zirenze uburyo wazisobanura. Umurokore udasenga ntabwo ashobora kunesha iminyururu y'isi y'umwuka atarebesha amaso. Yewe Imana kenshi yantumye ku itorero rya Kristo, abamenye Yesu abamwizeye. Bibiliya ivuga muri Luka 6:12 ngo nuko Yesu arasenga akeshejwe. Yesu Kristo kandi abwira intumwa ze ati mukomeze musenge kugira ngo mutajya mu mosha. Ndetse arongera avuga ngo bene dayimoni ntago vanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Yesu Kristo yavuze gusenga, ndetse abihamya cyane akabwira intumwa ko zigomba kubikora. Hanyuma rero intumwa zibibika mu mitwe yazo, igihe kiragera zihura n'ikibazo. Yakobo aricwa, hanyuma ariyongeza. Muri ino minsi yuraranganyije amaso ukareba ba Yakobo benshi bamaze gupfa, bamwe basubiye mu byaha. Ubundi gupfa ko imbere y'Imana, icyo Imana yita gupfa uyu munsi, urupfu ni ugutandukana n'Imana. Hariho kuva mu mubiri, ubundi imbere y'Imana siko gupfa. Ariko icyo gihe Yakobo we yavuye mu mubiri aricwa. Ariko urupfu imbere y'Imana rukomeye Imana iha agaciro ni urupfu rwo gutandukana nayo. Nk'igihe Adamu na Eva bakora icyaha bagatandukana n'Imana, yari yaravuze ngo no gupfa muzapfa. Ubwo bari batangiye inzira y'urupfu. Iyo umuntu yatandukanye n'Imana, adafitanye ubusabane n'Imana, aba yapfuye. Turi mu gihe rero gikomeye kirimo cy'abantu badaterana, cy'abantu badasenga, cy'abari batunzwe no guba bagaburirwa ijambo buri munsi baribuze. None ba Yakobo benshi barapfuye. Ariko haracyari ibyiringiro ngo igiti niyo cyaba cyaratemye cyumva amazi kigatoha kikagira amababi bitonome. Bandi bavuye mu masezerano. Hanyuma rero niki gikwiriye gukorwa kugira ngo na ba Petero badapfa? Igikwiriye gukorwa nuko tujya imbere y'Imana tugasenga. Abamenye Imana bajye baduhamagara kuri telefoni mutubwira ibibazo bitandukanye. Ni ukuri ni byiza kumenya ikibazo cyawe tugafatanya kugisengera, Imana yagikemura tukayishima. Ariko nawe ndakwinginga ngo nawe wumve ijambo ry'Imana, wumve igikwiriye gukorwa.
umuntu ashyiraho umwete mu guhinga agasarura, umuntu ashyiraho umwete mu korora bikabyara inyungu, umuntu ashyira umwete mu kwiga bikabyara umusaruro, umuntu ashyira umwete mu bucuruzi bikabyara umusaruro. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo abashakana umwete bazambona. Rongera avuga ngo abitero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Byagenze bite bamaze gusenga rero? Bibiliya yavuze ngo Herode yari bumusohore, Herode yari bumwice. Haleluya! Yari bupfe. Herode azi ko azamwica nk'ejo. Iyo dusenga hari ibintu Satani aba yibwira. Satani yibwira ko ari bukwice, Satani yibwira ko ari bugusenyere. Yazi yuko ejo uzapfa, yazi ko ejo uzakora impanuka, yazi ko ugiye gukuramo inda, yazi yuko agiye kukubuza kwiga, yazi yuko agiye kukujyana mu buraya, yazi yuko agiye kugugusha. Herode yari bumusohore ngo amwice, yari bumusohore. Hari ikintu, hari Satani, hari ibyo aba yibwira gukora. Satani hari ibyo yibwira gukora ku buzima bwawe, cyangwa hari ibyo agambirira. Herode yari arimo agambirira kwica Petero ku munsi ukurikiyeho, kandi Satani wari urimo ukoresha Herode. Buri Imana ikoresha abantu, ariko na Satani nawe arongera agakorera mu bantu. Hari ugambirira kukuroga, hari ugambirira kukugambanira, hari ugambirira kukwirukanisha ku kazi, hari ugambirira ko urwo rwego rwasenyuka. Hari amayeri atandukanye, hari ushaka kuva muri iyo position urimo nziza. Hari ahantu uri Satani adashaka, hari n'ahantu ushaka kujya ariko Satani ntashake kuhajya. Hari imbyugi, hari ibihinduzo, hari iminyururu, hari ibintu bidashaka gutera imbere. Urabona ukora ntiwunguke, ukibaza impamvu nawe ushobora kuba wambaye iminyururu, kuko Bibiliya ivuga ngo nzakujya imbere n'ahataringaniye mparinganize, nzacamo kabiri ibihindizo. Bivuze iki? Bivuze ngo hari igihe imbere haba hari ibihindizo. N'iki gishobora kubica? Abamenye Imana tujya imbere y'Imana tugasenga, imbaraga z'Imana zikamanuka zigaca ibihindizo, zigakingura inzugi. Haleluya! Herode yari bumusohora iryo joro. Petero aryamye hagati y'abasirikare babiri yambaye iminyururu, urugi rukinze. Inyuma y'urugi hari abandi basirikare. Itoro rimwe risenga rivuga, Mana y'imbabazi, Mana y'imbaraga, tubabarire gukiranirwa, tabara Mwami wacu. Waravuze ngo nimuntabaza nanjye nzabatabara, mbereke ibikomeye biruhije mutamenya, none dore bidukomereye. Petero ari mu nzu y'imbohe. Mana ntacyo dushoboye, ariko wowe ushobora byose. Waravuze ngo uzatujya imbere hataringaniye uharinganize, uzacamo kabiri ibihindizo, ukingura inzugi. Mwami Imana yanjye, reka iminyururu kuri Petero icike, reka inzugi zikinguke. Barimo basenga, bari ahantu basenga. Imana nayo ihamagara marayika, iravuga ngo kweta ambara inkweto, ambara inkota, genda tabara. Iyo turimo dusenga dushyira Imana mu kazi, iyo turimo dusenga dushyira Umwuka Wera mu kazi, agatangira agakora. Iyo twacecetse tuba twabukije Imana gukora. Ni nko kwinjira mu nzira irimo amashanyarazi ariko ntucane, ukaguma mu mwijima kandi amashanyarazi ahari. Yuko utakije moteri ntiyaka, isengesho ryatsa moteri, imbaraga y'Imana igatangira gukora. Haleluya! Gusenga ni umutungo wimukanwa. Ntihazagira umuntu ukubwira ngo bambuje gusenga azaba yakubeshye, keretse umuntu baramudoza umunwa. Iyo bawudoda yasengera mu mutima. Haleluya! Umuntu ajya mu cyumba agasenga, umuntu yicara no mu modoka agenda agasenga. Gusenga ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu kandi ni ibintu ukwiye kugira ubuzima bwawe. Maze Petero, abigishwa barasenga, intumwa zirasenga, bahamagara Imana, ijuru rirakinguka, marayika Umwami Imana aramanuka, yinjira mu nzu y'imbohe. Arinjira adasabye uruhushya kwa Herode, arinjira urugi rwamubuza kunyuraho, arinjira abarizi ntibamubuza kunyuraho. Iyi Imana ije gutabara, nta na kimwe kihagarara imbere, kuko nta na kimwe gifite ububasha. Imbaraga zayo zije, itoro ryakomeje rimwe risenga, Mwami wanjye tabara, mu izina rya Yesu turavunagura imbaraga z'umwijima. Iminyururu mwe murekure, mwango y'imwe mucike, mu izina rya Yesu Kristo. Twahawe ubutware bwo kumenagura inzoka na skorpion n'imbaraga z'umwanzi. Turaca buri munyururu, turakingura buri nzugi. Haleluya! Marayika arinjira, akoma Petero mu mbavu. Ako kanya iminyururu imuvaho iracika. Gusenga guca iminyururu, gusenga guca iminyururu itarebwa n'amaso. Bibiliya ivuga ngo Yesu yaraje ngakura abantu mu nzu z'imbohe. Mubona abantu bagenda ariko mu isi y'umwuka baboshwe, bakingiranywe. Nicyo gituma umuntu abona ko ibyo adashaka akajya ashaka kubireka bikanga, nuko afunzwe ari ahantu muri gereza. Abona ubuzima bwaranze akibaza impamvu, akavuga ati ntako ntagize, naho nahana akingiraniwe. Ariko nje kukubwira inkuru nziza ngo hariho imbaraga z'amasengesho. Hari umunsi narimo mbigisha ngo basenga bate. Haleluya! Petero iminyururu iratakara,
iminyururu itaka yareguka. Haramubwira ati byuka, arabyuka. Haleluya. Gusenga byakuyeho Petero iminyururu, biramubyutsa aho yari aryamye. Bivuze iki? Bivuze ngo gusenga bica iminyururu kandi bikabyutsa n'uwari uguye, n'uwari ucitse intege, n'uwari utangiye kunebwa, n'uwari utangiye kunanirwa, n'uwari utangiye kunamuka. Gusenga bizana revival, bizana ububyutse ku itorero, bizana ububyutse mu gihugu. Umukristo udasenga ni umunyantege nke, ndetse umukristo udasenga biramworoheye kugwa. Umukristo udasenga biramworoheye gusengera, kuko iyo adasenga ashobora gusengera. Umukristo udasenga biramworoheye gusinda. Umukristo udasenga biramworoheye kujya mu byaha, kuko imbaraga zimusunika mu gakiza aba yazitakaje. Gusenga ni moteri. Haleluya. Ituma imodoka ikomeza. Yesu ashimwe cyane. Petero amaze kumukoma mu mbavu iminyururu icitse, baramubwira ati fubika umwitero wawe, ukwete n'inkweto zawe, umurikire. Niko marayika yamubwiye. Ahera ko yambara umwitero, ahera ko yambara inkweto, ahera ko yambara n'umukandara. Bivuze iki? Umukandara w'ukuri. Haleluya, haleluya. Iyo dusenga turambara tugakenyera ukuri, kandi abasenga buzura umwuka wera, bagakweta ubutumwa bwiza. Inkweto zihagarariye ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Inkweto zihagarariye ubutumwa bwiza. Iyo tumaze gusenga twuzura umwuka wera, tukabasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Kandi umwitero uhagarariye agakiza, umwitero uruta iyindi, umwitero w'ubwiza bw'Imana, umwitero w'imbaraga z'Imana, umwitero w'ubuntu bw'Imana, umwitero wo kubaho kw'Imana, umwitero utavogerwa. Petero ahera ko yambara umwitero. Amaze kuwambara, marayika mujya imbere aramubwira ngo nkurikira. Ibyanditse birasohora bivuga ngo nzakujya imbere hataringaniye mparinganize, nzakujya imbere hataringaniye mparinganize. Imana yaravuze ngo izakujya imbere n'ahataringaniye izaharinganiza. Mukozi w'Imana, Imana iteguye kukujya imbere, ariko ivanemo ubunebwe, ivanemo ubute, ivanemo ibitotsi, ivanemo ibyo byose bikubuza gushaka Imana. Imana yiteguye kukujya imbere mu isengesho, hataringaniye igatangira ikaharinganiza. Iyo tumaze gusenga, Petero arasenga, itorero rirasenga, itorero rirasenga, marayika mujya imbere. Abarinzi bari bamurinze basigaranye n'iminyururu aho ngaho. Iminyururu iracika iratakara, n'abarinzi basigaraho. Haleluya. Sinzi iminyururu ku buzima bwawe, sinzi ibintu bikurinze, sinzi imbaraga z'umwijima zikugose, sinzi karande ziwanyu, sinzi ibitero biguhiga, ariko icyo nzi ni kimwe, nuko nasenze nkabona Imana ikingura, nkabona Imana ica iminyururu. Ibyo mvuga ntabwo ari inkuru y'ibyo nigishijwe, ariko ni n'inkuru y'ibyo nibonera ku munsi ku wundi. Imbaraga z'amasengesho ndazikunda cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Maze iminyururu iratakara, maze abarinzi nabo baratakara, byose bisigaraho, na gereza isigaraho. Petero arasohoka. Haleluya. N'abarinzi bari ku rugi nabo, Petero ageze ku rugi ngo rurababisa. Nawe jya wumva, nimwumva imbaraga z'amasengesho, urugi turikingura banyuraho. Haleluya. Iyo twamaze gusenga duhabwa urufunguzo, master key, dufungura inzugi zose bikemera. Biremera ku bantu buzuye imbaraga z'Imana, basenze ibintu bitangira kwemera. Hari imbaraga z'Imana zemeza ibintu byose bikemera. Nizo zabwiye iminyururu iracika, zibwira abarinzi basigara basinziriye aho ngaho batewe, hababaye paralyzed, kandi zirangije zikingura urugi rwigira ku ruhande. Petero acaho kugira ngo ijambo risohore ngo hataringaniye nzaharinganiza, nzacamo kabiri ibihindizo by'ibyuma n'inzugi z'imiringa. None se Imana yavugaga izihe nzugi, cyangwa yavugaga ibihe bihindizo? Imbere yawe hari ibihindizo, imbere yawe hari inzugi. Cyo gituma ubona warize ariko ukabona akazi karabuze, nuko hari urugi rukinze. Cyo gituma ubona igihe cyo gushaka cyarageze ariko ukabona udashaka, hari urugi rukinze rukwiriye gukinguka. Cyo gituma ureba ucuruza ukabona byaranze, hari ikihindizo gihari kitaracikamo kabiri. Nicyo gituma ugerageza no gushaka gukizwa, ariko abantu bajya bambwira ngo agakiza ni keza ariko sinagashobora. Wibwira ngo niki kibitera? Undi si ikintu cyiza umuntu yacyangira iki, nuko ari icyugi abakingiraniwemo ahantu. Hakeneye imbaraga z'amasengesho kugira ngo asohoke muri icyo kigereza. Urugi rwako rukingura, Petero arasohoka. Haleluya. Abakingirana inzugi zikwiye gukinguka mu izina rya Yesu Kristo, Umwami wabami. Haleluya. Sinzi urugi ruri imbere yawe, ariko Imana yakingura urugi, Petero agasohoka, igukingura urugi mu izina rya Yesu, Umwami wabami. Mukanya ndaza gusenga, inzugi zikinguke,
buri munsi mbafite ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza Imana ikora mu buryo bwo gusenga. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igihe nikigera, n'igihe cya corona cyararangiye ko buri kintu cyose gifite igihe cyacyo, tuzajya tuzana abatanga buhamya bavuga ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye, kugira ngo menye neza ko ibyo tuvuga bifatika atari amagambo. Bibiliya ivuga ngo ubwami bw'Imana si amagambo. Ubwami bw'Imana si amagambo, n'imbaraga, n'imbaraga, n'ubutunzi butagereranywa. Petero urugi rurikingura, marayika muri imbere. Haleluya. Yo tumaze gukurura ubusabane n'Imana mu buryo bw'isengesho, presence y'Imana yije, niki kitabise Imana se? Niki kitava imbere y'Imana se? Imana ije niki cyayihagarara imbere se? Inyanja yabonye Abisirayeli ishyiraho inzira barambuka. Iyi nzira yari izera. Abanyegiputa bo bakurikiye bararimbuka, kuko yari inzira yari izera, ariko yari imva y'abatizera. Arizera barambuka, ab'Imana yari igiye imbere barambuka, abandi nabo amazi arabarengera. Yesu Kristo, niki kitumvira imbaraga z'Imana zaje se? Gusenga kuzana kubaho kw'Imana, kandi kubaho kw'Imana iyo kuje, kubaho kw'abadayimoni kurahunga, ibintu bigatangira kwemera, urugi rugakinguka. Haleluya. Bisirayeli bageze ku Yorodani, Imana yababwiye ngo bafate isanduka y'isezerano, presence y'Imana. God is presence, brings a victory in the battle. Bageze ku nyanja, ku Yorodani, isanduka y'isezerano ikandagiye mu mazi, amazi yarwo arahagarara, ayo hepfo aratemba bambukira ku musenyi. Uyu munsi twebwe isanduka y'isezerano, yo tumaze kugira ubusabane n'Imana, yo twasenze twuzuye ubwiza bw'Imana, inyanja ziratandukana tugakomeza mu izina rya Yesu. Bageze kuri ariko yikubise hasi. Haleluya. Sinzi cyane ko kiri imbere yawe, ariko nimureke dushake mu maso y'Uwiteka Imana. Imana yacu isumba byose, ducamekwe mu ijuru, urebe ngo Yeriko zirikubita hasi. Haleluya. Urugi rwa mbere ngo rurababisa, abarinzi nabo basigara abo banyuraho, bagera ku rwa kabiri narwo rurikingura. Bibiliya yavuze ngo bagera no ku rwa gatatu narwo rurakinguka, kandi rwajyaga mu murwa ngo rwari rukingishije icyuma. Urugi rwa mbere rurakinguka, rwa kabiri rurakinguka, rwa gatatu rurakinguka. Abasenzi bo bakomeje, uri Imana y'imbaraga, urashoboye ntawe uhwanye nawe. Byari imisozi bihindura ibaya, bigambica kuhindura ubusa, ruhaguruka bisha bagatatana. Uri Imana y'igitinyiro, wavuze ko uzatujya imbere, hataringaniye ukaharinganiza. Wavuze ko uzohereza umuriro ukatubanziza, ugaturika ababisha impande zose. Wavuze ko nta ntwaro baciye kutugwanya zagira ikidutwara. Turavunagura imbaraga z'umwijima, turategeka ubutware bw'umwijima gutsindwa. Uko bari ahantu mu cyumba barimo basenga, Imana nayo irimo irakora. Haleluya. Iyo dusenga Imana irakora. Haleluya. Petero arasohoka aca ku rugi rwa mbere, abandi barimo barasenga, aca ku rugi rwa kabiri, barimo barasenga, aca ku rugi rwa gatatu. Haleluya. Sinzi urugi ruri imbere yawe, sinzi inzugi ziri imbere yawe, ngufitiye inkuru nziza. Nabonye inzugi zikinguka, no kuba turi hano tubwiriza, ni inzugi zakingutse, ni inzugi zakingutse. Kubwiriza hano birahenze, ariko ni inzugi zakingutse. Imana ikingura inzugi. Imana ikinguye inzugi, niwari warakwanza aragukunda. Imana ikinguye inzugi, niwari waragusuzguye arakubaha. Imana ikinguye inzugi, wari warakubuza arakubona. Imana ikinguye inzugi, ibyari byarakwanze birakwemera. Imana ikinguye inzugi, ibitashobokaga birashoboka. Imana ikinguye inzugi. Haleluya. Biremera. Yo gituma birivuga ngo bazakugarukira ntuzabagarukire. Niryare n'igihe uzaba wagiranye ubusabane n'Imana, Imana ikakujya imbere. Bibiliya yavuze ngo urugi rujya mu murwa narwo rurikingura. Urugi rujya mu murwa narwo rurikingura, rujya mu murwa. Haleluya. Jewe mbitekerezo numva harimo guhishurirwa. Ese nawe urugi rujya mu murwa iwanyu rurakinze? Mu murwa niho haba abakomeye. Abayobozi b'igihugu baba mu murwa, abakuru b'ingabo bakuru baba mu mirwa, abayoboye polisi bakomeye baba mu birwa, abacuruzi bakomeye cyane baba mu murwa mukuru, bose bakomeye baba mu murwa. Ubutunzi bukomeye cyane buri mu murwa, ibihenze cyane biri mu murwa. None urugi rujya mu murwa rwari rukinze. Bivuze iki uyu munsi tubivanye muri icyo gihe cya kera? Iyo urugi rujya mu murwa rukinze ku buzima bwawe, bivuze ngo urugi rujya hakomeye rurakinze ku buzima bwawe cyangwa ku muryango wanyu. Hari igikuta, hari urugi, hari iginzo kidashaka ko mwinjira hakomeye, kidashaka ko muba bakomeye, gikwiye gukubitwa hasi n'imbaraga z'amasengesho. Mushumba umwe w'inshuti yanjye yigeze ko mu buhamya ari muri Kampala,
arambwira ati navukiye mu muryango ukennye cyane, twabaye mu buzima bukomeye cyane, bubi cyane, ariko ndakizwa ndasenga n'umusenzi. Ati hanyuma igihe kigeze ntangira kuvuga ubutumwa mu mupasiteri. Ati igihe kimwe banyakira mu gihugu cya Kenya, yagiye kuvuga ubutumwa muri Nairobi, nyinjoro aryanya rota ngo ahigwa n'abasirikare barenga 100, abantu bafite amacumu nako ngo bari abantu muhiga n'amacumu, ntabwo ari abasirikare barenga nk'ijana, ngo ariko bari ngo bavuga ngo ko nta muntu w'iwacu urenga umupaka uyu yawurenza ate. Hari igihe usanga abantu daimoni zarabashyizeho akazitiro ko kutarenga, kutagira aho barenga. Niba ari no gucuruza akazahora arangura hano hirya, acururiza hano hafi, adashobora kurenga, agahora acuruza utuntu tutazamuka. Niba ari no korora ntatera imbere, niba ari no guhinga ntatera imbere, niba ari no kwiga yagera nk'ari akabavuyemo. Ibyo akoze byose bagahora bafite aho bagarukira hafi, yajye no mu gisirikare nabwo ntazamuke. Ibyo agerageje byose ntazamuke. Kubera iki? Hari igihindizo gikingiranye umuryango wanyu. Ariko iyo tumaze guhamagara Imana, busabane bw'Imana bukaza, butangira gushyiraho breakthrough, butangira gukingura imiryango. Urugi rujya mu murwa narwo rurakinguka. Petero arasohoka, marayika musigaho. None biravuga ngo agari umutima agira ngo yaravuga ati ubundi nahoze ngira ngo ndimo ndarota, none koko Imana yabikoze. Ahera ko aragenda atungukaho babandi basengeraga bamukubita amaso baranezerwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Biravuga ngo izatujya imbere hatariganiza haringaniza. Imana yakuye Petero mu nzu y'imbohe, yakoze ibintu nk'abingahe. Icyambere, presence y'Imana yaramanutse kuba uko Imana kwaraje barimo basenga. Icyakabiri, iminyururu yaracitse barimo basenga. Icyagatatu, abarinzi barinze Petero bacitse intege, baba paralyzed, bahera hasi. Icyakane, urugi rwa mbere rwarakingutse, urwa kabiri rurakinguka, urwa gatatu rurakinguka. Haleluya. Icyagatanu, Petero yarasohotse. Bivuze iki rero? Bivuze ko iyo turimo dusenga ibyo bintu byose birakorwa. Gusenga kwimura imyuka, gusenga gukingura imiryango, gusenga kuzana promotion, gusenga guca iminyururu, gusenga gukingura inzugi, gusenga kuzana igikundiro cy'Imana, gusenga kuzana igitinyiro cy'Imana, gusenga kuzana kwemerwa, gusenga kuzana ubutsinzi, gusenga kuzana kubaho kw'Imana, gusenga gutuma duhinduka ibirimi by'umuriro, gusenga gutuma imiriro itadutwika. Basaduraka binjiye mu muriro ntibashya kubera imbaraga z'amasengesho. Daniel yagiye mu rwobo intare ntizamurya kubera imbaraga z'amasengesho. Imana ifata ku minwa y'intare. Moridekayi Hamani ntago yamubambye kubera imbaraga z'amasengesho. Haleluya. Nehemiya yasamye Yerusalemu kubera imbaraga z'amasengesho. Dawudi yarasenze, Sawuli amugabyeho igitero, ingabo zimuteye zirafatwa, n'iza kabiri zirafatwa, n'iza gatatu zirafatwa. Sawuli yariyizira ubwe, ahageze yikubita hasi, yiyambura imyenda yambara ubusa, yirirwa hanura kubera imbaraga z'amasengesho. Iyo dusenze imigambi y'inca kurihinduka ubusa, iyo dusenze abadayimoni baratsindwa, iyo dusenze network y'abadayimoni vaho, iyo dusenze indwara zirakira, iyo dusenze ibitangaza birakorwa, iyo dusenze ingumba zirabyara, iyo dusenze ubuzima burahinduka, iyo dusenze dutanga umutekano, iyo dusenze ikirere kirakinguka, iyo dusenze igihugu gihabwa umugisha, iyo dusenze imidugudu ihabwa umugisha, iyo dusenze imbaraga z'abarozi zirashirira, network y'abadayimoni kavaho, iyo dusenze dukubita hasi ibigirwamana n'izina rya Yesu. Imbaraga zashakaga Petero ntabwo zamubonye kubera imbaraga z'amasengesho. Haleluya, haleluya. Nawe sinzi imbaraga ziguhiga, sinzi imbaraga zikurwanya, sinzi imbaraga zikurondora, sinzi bikubagaho ibitero. Hari abambwira ngo bumva ibintu bikubita, hari abambwira ngo bumva umuriro waka, hari abambwira ibintu bitandukanye, ariko ngufitiye inkuru nziza. Umuriro wa Yesu uturuka mu masengesho uruta imiriro yose. Herode yari afite imbaraga, Herode yari afite ingabo, gereza yari ikomeye cyane, inzugi zari zikinze, iminyururu yari ikomeye cyane, barinzi bari batoranyijwe, hariko imbaraga z'amasengesho zije, byose bihinduka ubusa. Niki kitumvira Imana se? Imana izuba Yoshua yaribwiye ngo hagarara aho ngaho arimo asenga, rirahagarara. Yesu abwira igiti ngo cyume kiruma. Mose arasenga ngo Imana isatura ubutaka irabusatura. Eliya arasenga ngo Imana imanura umuriro awumanura. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Petero abwira ikirema ngo icyo mfite ndakiguha. Nta na kimwe kitumvira Imana. Yesu abwira igiti kiruma, nta na kimwe kitumvira Imana. Nicyo gitumye duhamagara imbaraga zayo zikaza muri Yesu biremera.
Hari umuntu umwe wavuze ngo pray and push until something happen. Pray and push until something happen. Don't give up. Senga, sunika kugeza hari ikintu kibaye. Reba umuryango uvukamo ukuntu umeze. Reba urugo rwawe ukuntu rumeze. Ushobora kujya mu mudugudu ukavuga amagambo ukarangiza amasaha ngaho ubari inkuru utazanahemberwa, ariko utagira umwanya wo kubara nibura ayo masaha nk'abiri uri imbere y'Imana. Bacuragura bakarara bacuragura batongera bakarara batongera, nawe ukarara usinziriye, ibintu bikuniga uborogo uvuga, ukabyuka mu gitondo bari inkuru. Ukwiriye gusenga. Mukwiriye kuba abasirikare bo mu buryo bw'umwuka. Abasirikare barinda igihugu barahari kandi turabemera, dushima n'ibyo bakora, dufite amahoro kuko barara bari maso. Ariko natwe dukwiye kuba maso mu izina rya Yesu, kuko ntago bazarasa amagini, ntago bazarasa amahembe, ntago bazarasa abacweze, ntago bazarasa ibyuka bitera k'urumogi, ntago bazarasa kamere, ntago bazarasa ibyo ngibyo. Hari imbaraga. Bibiliya ivuga ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu, ariko imbere y'Imana zigira imbaraga, zifatamira zigakubita hasi. Haleluya. Ndashaka gusenga. Yesu abaho umugisha mwese abanteze amatwi. Umuntu wese uteze amatwi ijambo ry'Imana, ndagira ngo mubwire ngo mu gusenga nabonyemo ubuzima. Mu gusenga ntabwo ari amagambo yanje, nabonyemo ubuzima. Nakiriye mu indwara, nabonye abantu bakira dusenga, nabonye abamugaye bahaguruka dusenga, nabonye batavuga bavuga dusenga, nabonye ingumba zibyara dusenga, nabonye abasazi bakira dusenga, nabonye ibirwara bikira dusenga, nabonye abadayimoni bahunga dusenga, nabonye Imana ikora ibitangaza dusenga, nabonye ubuzima buhinduka dusenga, nabonye Imana ivugana natwe dusenga, Imana ikavuga ngo ibi ni mu bigenze mutya. Yehosafati yarasenze, Imana imubwira uko abigenza, ababisha baratsindwa. Haleluya. Haleluya. Nehemiya amaze gusenga, Umwami aramubwira turansaba iki? Ahera akasobanura ibyo ashaka, ko ashaka kujya kureba iwabo ko hasenyutse. Aragenda arahasanira Yerusalemu yongera gusubiraho. Iyo dusenze Imana irakora. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Umwami wabami. Na kano kanya ngiye gusenga. Niba neza amatwi ufate kuri radio, niba urwaye wizera imbaraga zikiza, wizera imbaraga z'Umwami Yesu, uko ndimo wumva ijwi ni kuri bwumve n'imbaraga. Mana mu izina rya Yesu risumba amazina yose, uko wari uri mu gihe cya Petero n'intumwa n'uyu munsi ni kuri. You are the same yesterday, today and forever, in the name of Jesus. You are the miracle maker and you are above everything. Hallelujah. Uko wari uri mu gihe cy'intumwa Yesu uyu munsi ni kuri kuzanahora. Uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza kandi uri hejuru ya byose. Mbaraga zanjiye mu nsimbo ifungura Petero, zikinyururu, zikingura inzugi. Izo mbaraga zirahari Mwami. Cyo gituma kano kanya nkwinginga ngo babarire gukiranirwa kw'abana bawe, babarire gukiranirwa kw'abantu bose banteze amatwi Mwami, babarire gukiranirwa kw'imiryango yose Mwami Imana yanjye inyumva, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, babarire gukiranirwa kw'abo Mwami Imana yanjye. Niyo babarire ibyo twakiraniwe byose, ugakiza indwara zose, ugacungura ubugingo butajya mu rwarwo, bukatwambika ikamba ry'imbabazi, ukaduhaza uburame, ukadusubiza mu busore bw'ikizo. Babarira Mwami Imana yanjye mu izina rya Yesu Mwami. Reka imbaraga zawe databuja zimanuke ku bantu bawe mu izina rya Yesu, kugira ngo buri wese uteze amatwi kano kanya uboshwe abohoke. Sinzi gereza arimo ariko wowe urayizi. Iyo gereza arakingira niwe mwereka isohokemo mu izina rya Yesu. Icyo cyuka cyamurwanyaga, cyamubuzaga amahoro, cyamutezaga kubura amahoro mu mubiri, wakirwara we sohoka, wakidayimoni we sohoka, wamuka mu we sohoka mu izina ry'umunyambaraga Yesu. Mu mbaraga z'Umwuka Wera ndatuma umuriro, ndatuma umuriro, ndatuma umuriro winjira amaraso, winjira amagufwa, uhereye mu gihanga umanuke mu mubiri wose kugera birenge, umanureho imirimo ya Satani. Icyo Umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Mu izina rya Yesu imbaraga zimeze nk'amashanyarazi zirimo zirinjira mu buzima bwawe, zisenga Satani yubatse. Sohoka wa mbaraga y'umwijima we, sohoka wa butware bw'umwijima we, tsindwa mu izina rya Yesu. Ndagusukaho umuriro, ndaha butware bwo kumenagura inzoka na skorpion n'imbaraga y'umanzi, ndakumenagura wacyuka we, ndatwika imbaraga z'abarozi, iyo myitongero, iyo myuka y'abapfumu, iyo myuka y'abarozi, iyo migambi y'ikuzimu, zo mbaraga z'amajini, zo mbaraga z'amahembe, zo mbaraga za nyabingi, zo mbaraga z'abatwezi. Muri mwe murasha, dore imvura y'umuriro uri murabamanukira, dore umuriro iri mu nkange hamagara umuriro. Umwuka wa Pentekote wamanutse ari umuriro, imbaraga z'Imana ni umuriro. Abaheburayo 12:29 haranditse ngo kuko Imana yacu ari nk'umuriro ukongora, umuriro bakongore mwambaraga z'umwijima mwe mu izina rya Yesu Kristo Umwami w'abami.
umuriro bakongore mu izina rya Yesu. Umwuka ufasha hari hose mutegetse gutsindwa mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami. Buri cyuka cyose cyarwanyaga umuhamagaro, cyarwanyaga iyerekwa, cyarwanyaga amasezerano, nyambuye ubutware n'ububasha mu izina ry'uwatsinze urupfu n'ikuzimu, ndakuvuguruje wambaraga y'umwijima we. Icyo cyuka cyashakaga gusenya urugo rw'abana b'Imana ndagishenye mu izina rya Yesu. Gitegetse gutsindwa, nyambuye ubutware n'ububasha mu izina rya Yesu Kristo umwami, mu mbaraga z'umwuka wera. Icyo cyuka cyarwanyaga business y'umwana w'Imana gitegetse gutsindwa mu izina rya Yesu umwami, mu mbaraga z'umwuka wera. Icyo cyuka cyashaka kwirukana umuntu w'Imana ku kazi ndacyambuye ubutware n'ububasha mu izina rya Yesu Kristo umwami, mu mbaraga z'umwuka wera. Igiti Uwiteka atateye kiranduke. Haranditse ngo yica imigambi y'incakura ngo zidasohoza inama zazo mbi. Buri mwuka wose washaka ko umwana w'Imana kura mwinda mutegetse gutsindwa. Rekura mwuka muwe tsindwa mu izina rya Yesu. Iyaremye ijuru n'isi iri ku ngoma yaragutsinze ku musaraba. Haranditse ngo mbese natuma batwita sindume babyara. Ndatura yuko abatwite bagomba kubyara kandi neza mu izina rya Yesu, kuko hari imbaraga ziyaremye ijuru n'isi zakuye Petero mu nzu y'imbohe, zaciye imyuru zigakingura inzugi. Mbatuyeho umugisha mu izina rya Yesu. Ndagushima Imana kubyumvise kandi ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.